Hello guys, mumeze mute? Mumeze neza? Uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo ushobora kuba wareba nimero zikubaruyeho kuri email. Ni ukuvuga ngo iyo ufunguje email ugasetingamo nimero yawe telefone, ni ukuvuga ngo email yawe ibibaruye kuri Google, ibi biri connected na nimero yawe, ibihuje na nimero yawe. Rero si byiza gufunguza email nshyashya ukoresheje nimero yawe ya telefone. Ngizi ingaruka zishobora kuba zakugeraho mu gihe ufunguza email nyinshi cyane kuri nimero yawe ya telefone. Icya mbere, hari ukuntu abantu mukunda kubika ibyangombwa byanyu by'ubutaka kuri email. Hari n'igihe ushobora kuba wabika dokima zawe kuri email. Hari igihe ubika ibyangombwa by'abana kuri email. Hari igihe ubika ibyangombwa by'akazi kuri email. Rero hari abantu bakunda guhinduza telefone bakibwira yuko email yabo kuba batayibuka bakiyumvisha ko bagomba gufungura email nshyashya. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo ki ushobora kuba wagarura email yawe, amadone yawe akagaruka, mbese ibintu byose bikagaruka bitagusabye ibintu byinshi cyane. Mwibutsa gukanda subscribe kuri Dr. Senga TV kugira ngo tujye duhora tugendana n'ibi biganiro mpora nkora. Twagiye. Okay, sasa noneho twagiye. Icyo usabwa ni ugukurikirana video yose udatarukije, kuko nuramuka utarukije ntabwo urabona uburyo ibintu bikorwa, ntabwo uri bwabone uburyo ibintu bigenda. Ndagira ngo tugendane step by step kugira ngo hatagira akantu na gato kaza kugucika bigatuma utareba ikiri kukugenza cyangwa se nanjye ikiri kungenza. Twagiye. Icyo usabwa ni ukureba video yawe yose udatarukije. Twagiye sasa. Ni ukuvuga ngo phone yawe nimba ari iPhone cyangwa se ari Android, Android yose ni ukuvuga ngo n'ubundi byose aba ari kimwe kuko zikora bimwe. Uzaza hano hejuru, scrolling hano hejuru, nurangiza uze ufungure connection zawe, uzifungure. Nimba ari Pixel ukoresha, nimba ari Airtel, nimba ari Tecno, nimba ari Motorola, nimba ari iki, upfa kuba ari Android. Nurangiza uzamure, numara kuzamura uzaze hano muri application ya setting. Numara gukandaho uzaza aho bita muri password and Google account, password and accounts, ukandeho. Numara gukandaho urabona ko ngiye mfitemo email nyinshi cyane. Rero ngiye kukwereka uburyo ki ushobora kuba wagarura email yawe, cyangwa se uburyo ushobora kuba wagarura wareba email zikubaruye kuri telefone yawe. Twagiye. Uzaza hano hasi, uzazamura hano hasi, hano handitse ngo add account, ukandeho. Numara gukandaho uzabona ama option menshi cyane. Numara kuyabona uzaza aha hagati handitsemo ngo Google, ukandeho. Numara gukandaho utegereze gatoya. Sasa nugera ahangaha urabona baba bari kukubwira ngo verify it's you. Sasa wowe icyo uzakora uzabanza ushyiremo fingerprint yawe cyangwa se ushyiremo password yo muri screen, biterwa na password ukoresha. Ngiye reka nshyiramo fingerprint, utegereza akanya gatoya. Sasa tugiye kureba ese nimero yacu ibaruyijeho email zingahe, ese nimero yacu ifite email zingahe. Si byiza kuba watakaza document zawe cyangwa se kuba watakaza email yawe kandi uzi ko ufite amadoni yawe. Kandi nimba ino video iri bwaze kugufasha uze kunyandikira muri comment. Twagiye. Ntabwo uzaza ukandemo hano ngo email or phone wapi, uzaza ukanda hano kuri forget email. Numara gukandaho ahangaha uzaza wandikemo nimero yawe ya telefone. Genda andikamo iyanjye.
aha urabona hano barambwiye ngo ninshyiremo amazina yanjye, hano hejuru uzaza wandikemo izina rimwe, wenda ngereka nandikemo aya, ukande next. Urabona ko iyo wanditsemo nimero mbi cyangwa se iyo wanditsemo nimero itandukanye n'izindi, urabona bihita bikubangamira nyine. Urabona ko aya mazina turi kwandikamo ni ukuvuga ngo ntabwo ahuye n'iriya nimero cyangwa se ino nimero ntabwo ihuye n'aya mazina, uzaza uhindure. Tugerageze n'ahangaha turebe, kande next. Aha utegereze akanya gatoya. Sasa urabona ko nimero yanjye ibaruje kuri email imwe gusa, ariko iyo ubarujeho nimero nyinshi cyane hano hahita haza ama email menshi cyane. Ntabwo ari byiza gufunguza email nyinshi cyane kuri nimero imwe itandukanye n'izindi. Jya ufungura, nufungura ikintu jya umenya ko ugifunguye, nunakibagirwa ujye ugerageza ushaka uburyo wakigarura kuko haba hariho amadone yawe. Nurangiza urumva iyi ni email tubonye, noneho dushaka na password yayo. Uzaza hano ngaha ukandeho, numara gukandaho, ngewe ubusanzwe email yanjye password ndayizi, ariko nshaka kukwereka akantu ku kandi kugira ngo ujye ukomeza kunogerwa na serivisi duhora dutanga cyangwa se n'ibiganiro duhora dutanga. Uza hano kuri forget password, urabona ahangaha bahise bambwira ngo ninshyiremo fingerprint cyangwa isura yanjye cyangwa se password iri muri screen. Uzaza ukande hano continue. Urabona bahise bambwira ngo ni verify nshyiremo fingerprint yanjye cyangwa se nshyiremo ya password yanjye muri screen. Ndongera nishyiremo fingerprint. Hano ko yari izimye, yari sleeping, yari inshitse sleeping, ariko turongera dusubiremo, turongera tubisubiremo. Ni ukuvuga ngo ahangaha tugeze, urabona aba bambwiye ngo, urabona murebe ku iki gice cyo hasi, abambwiye ngo na updating password cyangwa se nkomeze continue. Ubwo iyo bambwiye ngo nkomeze continue ni mu gihe nibuka password yanjye ya email, ariko wowe nimba utayibuka ufite gukanda hano update password. Yes, hanyuma iyo ugeze ahangaha uba wemerewe gufungura password nshyashya ya email. Wamara kuyandikamo hano ugahita uzana hasi ukayandika, warangiza ugakora hano show password, ukareba nimba ibyo wanditse ari byo, warangiza ugakora save password. Icyo gihe password ihita ihinduka, ugahita umenya password yawe ya email, ukamenya na email. Nimba iyi video yagufashije, kanda subscribe, like, share and comment, ubundi tujye dukomeza tugendana mu biganiro nkora. Ciao ciao.